ko turi gusigasira umutekano w'abakobwa tukabaha impanuro tukababwira ubuzima tukabigisha imirimo y'ibanze tukababwira ukuntu umukobwa agomba kwitwara umuhungu tukamushugunyira ise kabari imurera ejo nejo bundi undi warezwe n'ise kabari uza kujyana umukobwa wanjye mutekereza ko ruya rugo ruri kubakwa ruti tugeze muri arena tubona umukobwa ari muri protocole ariko turibaza yibagiwe byagenze gute ubu rero abagezweho ngo basige bambara utwambaro tubafasheho neza neza kubw'ibyo rero kubera adashaka ikindi kibangamira umwenda umufasheho neza neza ubu ngo ntago bacyambara ya myenda y'imbere kugira ngo hatazamo imihiro turera abana b'abahungu twamaze kubajugunyira isi umutekano w'umukobwa niwe twitayeho ariko wibagiwe ko undi warezwe n'isi ari we uzubaka na wa mukobwa basigasiye iki umutekano reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa Depiwa nkuko mubibona turi kumwe n'abagabo hano n'abagabo niba ari abasore ntago mbizi baraza kutwibwira bafite ikintu bashaka kutubwira ushobora kwibaza ngo ahantu turi ni hehe ese kuki bambaye kuri ya kuntu ese kuki bambaye turiya dutambaro n'amapantaro asa kuriya asa ushobora kwibaza ngo bagiye kutubwira ngo iki habaye iki bimeze bite reka tubakire badusangize byinshi bitandukanye karibu mutangire mutwibwira murakoze cyane amazina ni Berite Nikiza ariko kongeraho ijambo Master Guide Berite Nikiza bishatse kuvuga ngo Master Guide ni umuyobozi mukuru uhagarariye urubyiruko rwa Adventiste b'umunsi wa karindwi ni ukuvuga ngo wahoze wibaza impamvu twambaye gutya dusa gutya turi bantu ki ukuvuga ngo urubyiruko rwa Adventiste umunsi wa karindwi ari bita JIA ni icyiciro gikora mu turo rya Adventiste umunsi wa karindwi ku isi yose. Urakoze cyane dufashe uhereze mikrofone mugenzi wawe nawe atwibwire. Murakoze cyane amazina ni Hagenimana Elisa nanjye ndi umwe mu bagize urugaga rwa JIA by'umwihariko kuri torero rya Nyabitare yego nawe uri mu Master Guide oya njye ndi mu mutwe w'abagide natangiye mvuga ngo abadukurikiye bashobora kwibaza ngo hano hantu turi nahagana hehe mudusangiza muduha amakuru mutubwire hano turahagana hehe turi hehe mu busanzwe aha duhagaze ni ku itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi rya Nyabitare mu ntara y'ivugabutumwa ya Kinigi. Kubera iki mwaje kuri kamera rero? Intego na yindi twifuje ko nk'abagize hano iri torero ry'Inyabitare natwe twagize ngo dusangije ibikorwa byacu ibikorwa by'urugaga rw'Abadventiste rukorera mu itorero ry'Abadventiste by'umwihariko mu itorero rya Nyabitare. Urakoze cyane ngo ukuyemo amakuru ariko amakuru yakabaye atangwa n'umuyobozi wawe sinzi niba arakumerera neza ariko ayo makuru niyo akabaye yaduha dufashe umusubize mikrofone yongere tuganire nawe none muyobozi nkuko mwari mumaze kutwibwira amaze kutubwira ko hano ari ku itorero rya Nyabitare
Ego niko bimeze. Atubwiye amwe mu makuru y'ibishobora kuba byahabereye, ariko ntago yaduhaye neza nk'uko umuyobozi ubihagarariye ubikuriye yaduha amakuru. Tubwire hano kuri Nyabitare bimeze bite, biraza kugenda bite, ukumbuze n'ugukurikiye wese kuba ibiraza gucaho hano wenda araza kubibona. Duha amakuru y'icyo muduteganyirije mu mwanya uri imbere muraza kudutangariza. Murakoze cyane. Nk'uko uyu mugide mugenzi wanjye yarabivuze, hano ni ku itorero rya Nyabitare, aho mwaje kuri uyu munsi w'isabato dufite icyiciro cy'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadivantisite umunsi wa karindwi bita JIA, twasangiza isi yose ibikorwa bikorerwa hano iwacu i Nyabitare, ariko intego nyamukuru ari ukwamamaza ubutumwa bwiza. Kandi nanone uyu munsi tukaba dufite igitaramo aho hari buze gucaho akarasisi k'amaklabu atandukanye, aho turaza gucishaho amaklabu agera kuri 4. Hari club bita Adventure icyiciro cy'abato, tukagira club bita Pathfinder icyiciro cy'abarondabukanda, tukagira club yita Ambassadors icyiciro cy'abagimbutse, tukagira na club yitwa JIA icyiciro nacyo cyabisumbuyeho bita abadide, ndetse na club ya Master Guide, kuvuga ngo club y'abayobozi bakuru nanone ariho batoza y'amakarabu matoya. Niba atari ukukwinjirira cyane unyihanganire, ngiye nkunda kubaza cyane. Utubwiye ibyiciro bigiye bitandukanye, turibaza ni abafande bimeze bite, ariko nicyo twakuzaniye nkawe nk'umuyobozi uhagarariye JIA, iriya myiyereko abajiya bakora ibishatse kuvuga iki? Kuko akenshi hari umuntu ushobora kubabona wenda atari umwizera w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ugasanga agize ubwoba cyangwa yikanzemo bitewe n'uburyo wenda atinya abasirikare cyangwa abona abasirikare, ashobora kwikangamo ati bari abantu ni abasirikare ntabwo bapfa kubisukira. Imyiyereko mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, iriya myiyereko ishatse kuvuga iki, isobanuye iki, yaba mu bizera b'itorero, yaba ku rwego rw'itorero, yaba n'abandi bantu muri sosiyete batari abizera b'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, uko babibona bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo unyurire muri makeya utubwire icyo imyiyereko imaze, yaba mu mibereho y'abagize itorero, yaba no muri sosiyete muri rusange. Murakoze cyane. Ndahera ku kintu kimwe wibajije, ngo iyo abantu babonye bashobora kubikangamo bakabatinya bitewe n'uko babita abasirikare. Yego. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo turi abasirikare ba leta, ahubwo turi abasirikare ba Yesu, aho bita ingabo za Kristo. Yesu burane ubambika amaranga. Buriya kugira ngo uhabwe inshingano nuko Imana iba yakwejeje ukabitorerwa, ni ukuvuga ngo imirimo yawe hari ukuntu ibitandukanye n'iy'abandi bantu bari hanze. Kuvuga ngo ugomba kuba uri umuntu ugendera mu muco, ukora ibintu bitunganye, kuko baravuga ngo iriya myiyereko icyo ibigamije nanone ni ukwamamaza inkuru y'ijambo ry'Imana. Ntago ari imirwano nk'uko bamwe babikeka ngo ni abasirikare bagiye kurwanira igihugu. Abantu bashobora kubona iriya myitozo akavuga ati bari abantu no ku rugamba bashobora kuba batoroshye. Nyine muri make agahita yumva ko mushobora kuba namwe muba mufite imbunda ziba zihishe ku ruhande mukoresha mu buryo runaka. Iriya myiyereko tubwire, ari abagira ubwoba twere kugira ubwoba, ahubwo tumenye ko wenda aba ari ukwishima, cyangwa se niba ari kimwe mu gice kigize JIA, nyine utubwire umumaro wabyo. Hari ikintu ukomojeho ngo iriya myiyereko kubera icyo ubundi muyikora. Ndaze nkigusobanurire, ni ukuvuga ngo impamvu dukora iriya myiyereko bwa mbere ni ukubwiriza ubutumwa, ukangurira abantu kuza mu cyiciro cya JIA, kuko ni igice kimwe mu bigize icyiciro cya JIA. Imyiyereko iza ari igice kimwe. Noneho ntabwo ari kuvuga ngo turabyiharira twenyine, ahubwo ni ibintu dukora ku buryo nawe iyo wumvishe bigufashije ukabona ari byiza uri kubyisangamo, uratumiwe, urararikirwa kuza nawe ukinjira ukatwijoyininga, ukatwihuzaho, tugafatanya mu kwamamaza inkuru y'ijambo ry'Imana. Ntago ndasobanukirwa cyane, ntago ndanyurwa iriya myiyereko mu bikora nka siporo, cyangwa nko kubona ko ari uburyo wenda bwo kugira ngo mugire itandukaniro hagati yanyu n'andi matorero wenda
mudahuje ukwizera. Ni umwihariko wanyu cyangwa se haba harimo n'imyitozo ngororamubiri bitewe n'uko uburyo mugenda mubikora bigaragara ko hari ibintu mukora utarakoze siporo byagucanga, kandi ikindi mukaba mugenda mwaratojwe nyine muba mwaratorejwe hamwe. Reka ntere kwihari ijambo njye nyine kuko ndi kumwe n'abagenzi banjye hano. Yego, na mugenzi wawe nawe yaje. Muraza ko arabanza no kubibwira nawe aze gukomereza kuko umwuka n'umwe. Yego. Karibu kuri Kinigi Radio and TV. Yego, murakoze. Amazina nitwa Elisa Maniriho. Yego. Nanjye ndi umwe mu bashefu gide bageze ku iritero rya Nyabitare. Kandi nshimanye byo mugenzi wanje yavuze, ntago turabasirikare kurwanira igihugu ariko tabasirikare ba Yesu, gukora umurimo wa Yesu. Rero muri ubwo buryo ijambo abajiya n'urubyiruko rwisize hamwe kugira ngo dushire imbaraga hamwe kugira ngo tugarure abantu benshi kuri Kristo. Niyo mpamvu mu iryo cyiciro cyajiya twigama ingero enye, ingero eshatu arizo iby'ubwenge, iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Abantu kugira ngo bamenye ibya Yesu bagomba kuba buje izo ngingo yose uko ari eshatu. Iyo ibyo byose ubyiza uko ari bitatu ugakora ibizamini neza nibwo uhabwa icyubahiro cyangwa se uzamurwa bitewe n'aho ugeze bakakwita umuyobozi mukuru cyangwa se umushefu gide. Byareye ukiri umwana mutoya. Burya haba harimo n'amakosa. Haba harimo amasomo twiga ukagenda uyakora utsinze bakuzamura mu cyiciro bitewe n'iki n'ubwo bumenyi wagiye wiga bakwigisha mu by'ubwenge, iby'umubiri n'iby'umwuka. Urakoze cyane ku busobanuro uduhaye, ariko mbere yuko dukomeza ndashaka kugira ngo umuntu ubareba mwembi uko muri batatu aho ngaho utubwiye ko muri jiya harimo ibyiciro bitandukanye. Yego. Kandi uko mwambaye aho ngaho sinzi wenda hari n'igihe turaza gushaka n'abandi ku buryo nyine abadukurikiye baraza kubona ibyiciro bimwe mu byiciro wenda bya jiya uko bambara, ariko nshaka kugira ngo tumenye hagati mwembi uko muri batatu. Uwo yatubwiye ko ari mukuru uwo nguwo, wowe uri ku kihe cyiciro ugereranyije n'uri hagati? Murakoze. Yego. Nge n'uyu twese turi abashefu gide kuko byanditswe yuko ari master guide. Yego. Twe turi master guide. Rero igitandukanye ku myenda uyu nuko ari icyiciro yambara icyiciro cya pasifandasi. Cyiciro cyo kwera ku myaka 19 kugeza ku myaka 16. Yego. Kincho cyiciro aba yambariye cya pasifandasi. Pasifandasi. Ngo iyo yambaye guca ubona yuko ari umushefu gide ariko hagara icyiciro cya pasifandasi. Yego. Nanjye nambaye guca mba ndi umushefu gide ariko wowe guhagarara ibyo byiciro biki byombi. Muri make abo bose urabakuriye weho. Niko kwambaye ko tubifata ariko twese mu murimo w'Imana ni ugufashanya. Murafashanya. Turafashanya umurimo w'Imana. Habamo abayobozi, ni ukuvuga ngo ashobora kugukeneraho inama. Yego. Akaba afite bitewe nuko hari icyiciro ayobora, ariko arashobora kugera nyine akakenera inama z'abantu bakuru. Uvuze ngo we arakugana. Yego. Hanyuma uwo nguwo kanawe muri mikrofone nawe yivugire nta kibazo. Nawe uri umwe muri bo, uri umumemba cyangwa se umunyamuryango wa jiya. Weho muri make abo ngabo ubafata gute? Yego, murakoze. Ngewe nk'uko bagenzi banjye babivuze, bose ni abayobozi banjye barankuriye ko ngewe ntago ndacagurirwa muri iki cyiciro bagezemo. Turacyari kuri nk'uko mubibona, imbere yacu ntago byoroshye. Imbere yacu turi kubona abantu bambaye uniforme, hari abantu ko ndi kubona bateye ubwoba bimeze bite. Abandi bafite inkoni, abandi bambaye ukuntu ibintu bisa naho bajyanishije. Ushobora kwibaza ngo aha hantu turi ni hehe? Aba bantu ni bande, bari kumara iki? Kuki bafashe ziriya nkoni kuriya? Sinzi niba ari inkoni, niba ari inkota, niba ari iki. Wenda baraza kudusobanurira kuko batwemereye tubaha mikrofone ngo tubaganize, tubona baremeye. Rero tugiye kuganira byinshi birambuye. Reka nkubwire ngo wowe udukurikiye, reka nkurarikire kugira ngo
udukurikire wumve byinshi bitandukanye bagiye kutubwira. Hano turatangiranye n'imbere yabo, muri kubona ni abakobwa n'abasore rwose bameze neza ku buryo utapfa kubisukira uko ubonye, ziriya nkoni menya bahita bazigondagarizaho. Hano turi kumwe n'umuntu wajyana umuyobozi wabo, reka atangira twibwira hanyuma tuganire byinshi birambuye. Murakoze, amazina nitwa Elisa Maniriho Master Guide. Iki ni icyiciro cya Ambassadors guhera ku myaka 16 kugeza ku myaka 21. Urihuse cyane uhise utubwira icyo cyiciro, ariko ntabwo utubwiye ngo ni icyiciro kiri mu wuhe mutwe cyangwa mu ntabwo utubwiye ngo abo ni abaki. Wenda nibwo guhita utubwira icyiciro, ariko ndagira ngo utangire utubwira ubundi abo ngabo bari aho ngaho ni bantu ki, ni abaki, izo nkoni bafite bimeze bite? Murakoze, aba ni abajiya babarizwa mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa 7 mu Rwanda. Yego, niyo mpamvu mubona guca bambaye inkweto y'umukara, isogisi ry'umweru, ijipo yijimye ndetse n'ishati y'umweru hamwe na furari z'umutuku. Iki cyiciro kikorera icyiciro cya jiya kibarizwa mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa 7 ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa ko ni ku isi yose. Ahantu hose ku isi yose wagera wasanga icyiciro cyitwa Ambassadors. Yego, utubwiye ko ari Ambassadors, ariko utubwiye ngo nabo mu Rwanda. Mu Rwanda mu kahe karere, mu yihe ntara? Birumvikana ni icyiciro nyine cyaje mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa 7. Hano turi nahagana hehe ni hehe? Nk'uko mutubaje hano duherereye, twihereye ku itorero rya Nyabitare ku ntera y'ivugabutumwa ya Kinigi muri regiyo y'Amajyaruguru, kuri firidi y'Amajyaruguru. Niyo mpamvu aha turi ku itorero rya Nyabitare ku ntera y'ivugabutumwa ya Kinigi. Yego, urakoze cyane. None weho kutambaye nkabo? Mpamvu ntambaye nkabo nuko njye ndi umuyobozi wabo. Izi uniform ngomba kwambara nk'umuyobozi wabo. Yego, niyo mpamvu abo baracyari mu cyiciro, baracyarimo gucagura kugira ngo nanjye bazagere aho ngeze. Niyo mpamvu bagomba gukora ibizamini kugira ngo nabo izi myenda bazabe bemerewe kugira ute kuzambara. Mwebwe muri mu kihe cyiciro? Ko turi mu cyiciro cy'aba chef guide. Guide ni ukuvuga ngo iki? Yes, abo bita Master Guide ni abayobozi bayobora urubyiruko rw'abadivantisite b'umunsi wa 7. Njye nabona gurafande. Oya. Aha, murakoze cyane. None se bariya abantu uko ndeba bafite inkoni bimeze bite? Ntago baraza kutumerera nabi? Uko uri kubibona hano, iyi nkoni uko uri kubona iyi nkoni imeze. Yego, dore hasi hariho umukara. Uyu mukara usobanuye umwijima. Kwa kusima hejuru hariho ibara ry'umweru, bisobanuye gukora kwa Kristo. Hejuru hariho ibara ry'icyatsi rivuga yuko ari ibyaremwe. Hejuru hakabaho umutuku avuga yuko ari amaraso ya Yesu Kristo yatumeneye ku musaraba. Kwagera ku muhondo agera ku muhondo yuko ari iby'agaciro, turaba agaciro ku maso y'Imana. Kwagera ku ibara uri kubona hano hejuru ry'ubururu, iri ritubwira yuko rivuga yuko dusanga no mu ibara ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abandi bo mu bindi bihugu baba bafite. None se utubwiye wenda amabara, tubwira n'ibimenyetso kuki biri ku nkoni? Mpamvu twabisize ku nkoni, twabonye yuko umuntu wese ugiye ku rugamba cyangwa se urwana muri inzira wese agomba kuba afite inkoni imuyobora, cyangwa se inkoni niyo Mose yakoresheje. Niyo mpamvu iyi nkoni natwe yuko tubisanga muri Bibiliya tubya yuko tugomba kuba ab'agaciro. Niyo mpamvu tugomba twitwaza iyi nkoni aho tujya hose kugira ngo twirukane imyuka mibi, kugira ngo tube ab'agaciro imbere ya Yesu. Aha, urakoze cyane. Wenda wadufasha kuba bambaye kuriya kuntu abo uyoboye, nabwo watubwira. Hasi bambaye umukara, hejuru bambaye umweru, amapantaro cyangwa se n'amajipo bambaye. Egera imbere. Sinzi iryo bara ni ibara rijya gusa n'ivu. Watubwira bisobanuye iki?
kuyibona guca bose bambaye inkweto z'umukara bigaragaza yuko turi mu isi y'umwijima. Turi mu isi y'umwijima iyo bambaye inkweto z'umukara, twagera ku masogisi y'umweru bya yuko tuba abo umuco. Yuko turi mu isi y'umwijima ariko twe tugomba kuba abo umuco. Twambara ishati y'umweru nuko tugomba kwera kwa Kristo, tugomba kugaragaza kwera kuko ni ishati ari umwe, natwe tugomba kuba twera muri twe kugira ibyo dukora byose bibe byite bibe bitunganye. Nuko hagera kuri furari y'umutuku igaragaza amaraso ya Yesu Kristo yagize yatumeneye. Noneho birinduka inyuma yabo bakwereka furari, urabona yuko harimo umukororombya ndetse harimo n'umusaraba ndetse harimo n'igitabo cya Bibiliya. Tubwira yuko uyu musaraba usobanura umusaraba Yesu yagize yabambweho. Urabona ko hagera kuri mubumbe bikaba yuko ku isi hose tugomba kuvugaho ubutumwa dusanga muri Bibiliya. Mu ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya tugomba kubikwirakwiza ku isi hose. Urakoze cyane, reka ngushimire ku busobanuro mumaze kuduha. Ngira ngo n'abadukurikiye bari bafite wenda amatsiko yo kumenya ubusobanuro bw'iriya myenda, bagize amatsiko y'izo nkoni mufite, ndakeka basobanukiwe. Ndagira ngo dusoza wenda twabashimira cyane, murakoze cyane. Tukaba twakwakira n'ikindi cyiciro kubera ko mwatubwiye ko jiya igizwe murakoze cyane. Abo bari abajiya b'icyiciro cya ambasada. Reka twakire abandi. Uko mubibona mbere mwabibonye twamaze kwakira icyiciro kimwe, ubu tukaba twakiye ikindi cyiciro cy'abajiya. Imbere yacu turabona umuyobozi wabo nawe ugiye kubatubwira mu buryo burambuye. Reka tumwakire, tangira utwibwira amazina hanyuma ukomeze unatubwira tunaganira muri rusange. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Josue Master Guide, nkaba ari njye muyobozi w'icyiciro cyaje hano ku itorero rya Nyabitare. Yego, urakoze cyane. Hajya hano turi ku itorero rya Nyabitare. Uyu munsi habaye jiya, niyo mpamvu mwaje mwambaye ibintu cyangwa se uniforme ya jiya. Abadukurikiye twabivuzeho kenshi, ariko haje ikindi cyiciro nacyo turagira ngo mutubwire ubusobanuro bw'imyambarire yabo. Iki cyiciro ureba ni icyiciro cya pasifanda bakunze kwita rondabukanda. Yego. Kikaba gihera ku myaka 10 kugeza ku myaka 15, aho bakivamo bacagurirwa mu cyiciro cy'abagide, aho baba bitegura kuba bakora ikizamini bakaba abayobozi bakuru. Murakoze cyane. Kwambara kuriya bisobanuye iki? Reka dusabe umwe muri bo yigira imbere. Hano murabona uyu ni umwana ufite guhera ku myaka 10 kugeza ku myaka 15. Yambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, ijipo y'icyatsi, ishati ya kaki ndetse na furari y'umuhondo. Duhereye ku nkweto, yambaye inkweto z'umukara bisobanura isi y'umwijima. Tukajya ku masogisi y'umweru bisobanura ngo turaba umucyo mu isi y'umwijima. Tukagera ku ijipo y'icyatsi yambaye bisobanura ibyaremwe. Tukagera ku ishati ya kaki isobanura igiti Yesu yabambweho. Tukagera kuri furari y'umuhondo ahindukiye, urabona ifitemo umubumbe eshatu zimeze nka triangle cyangwa se n'inkota. Izi mpande eshatu mubona hano, uruhande rumwe rusobanura iby'umwuka, urwa kabiri ni iby'ubwenge, urwa gatatu ni iby'ubwenge. Yego. Noneho furari uyu mubumbe urimo ni umubumbe ni isi yose. Yego. Niyo mpamvu ubona baba bambaye uku nguku. Inkota irimo isobanuye gutwara ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo mwuka na niyo nkota tuba dutwaye. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda twaganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko reka mbabwire abakunzi ba radio and TV Kinigi, tuzakomeza ubutaha, ariko ntago twasoza utatubwiye weho
ndakeka urabakuriye. Yego. Uri umuyobozi wabo. Niyo mpamvu uba utambaye nkabo. Yego. Nawe uri mu rwego rw'abayobozi bakuru nk'uko bahoze babitubwira. Nanjye ndi umwe muri bo mu bayobozi bakuru. Aha, murakoze cyane. Reka dushimire abadukurikiye mwese, mwari mufite amatsiko ku bijyanye n'ibyo tuganiriye hano, turizera ko musubijwe. Ngira ngo Master Guide tugushimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bari badukurikiye, reka dukomeze turebe ibibera hano nk'uko bahoze babivuga ko ari igitaramo kigiye kubera hano. Reka dukomeze tugikurikirane, turaza kubereka uko byagenze, ibigiye bitandukanye muraza kubikurikira. Imana iduhane umugisha.
kabiri rwose umubyeyi niba udafite umwana uri mu cyiciro kandi yujuje ibisabwa afite imyaka igiciro cya transference ambasaderi ambasadasi gushishikariza abantu bafite imyaka 16 kugeza kuri 20 gukoresha amasadasi
niyo bita ambassadors kubera ko bakiri bakeya abasore inkumi namwe muratumiwe muri uru rugaga twajiye barabashimye cyane rwose uko bashimira niko n'amashusho araza kugenda ameze neza tubasabe banasoza n'igihe cyasuze igihe cyagiye rwose basoze basoza nuko bagenda rwose muri amashyi menshi cyane rwose saa munani muratumiwe rwose saa munani Bye.
nyako Yesu ashoboye byose none nagarutse mwami unyakire
umaze iminsi utegereje ariko noneho ibyavuze biratashye dore umukaraje utwara umugeni dore umukaraje utwara umugeni
kubw'ibyiza wadukoreye abashyitsi namwe we tugushime tuguhimbaze yemwe kubw'ibyiza wadukoreye abaririmbyi mwese we tugushime tuguhimbaze yemwe kubw'ibyiza wadukoreye abizera mwese we tugushime tuguhimbaze yemwe kubw'ibyiza wadukoreye abana batoya yego we iyo bari mu mihanda yego we ku mashuri yagiye ku mashuri yego we mwami wacu yesu niba ubarinda abasore bacu yego we iyo bari mu mihanda yego we bari ibinyabiziga niwo ubarinda yego we mwami wacu yesu niwo ubarinda abatware bacu yego we iyo bari kubaka amazu yego we hejuru ku bigwa niwo ubarinda yego we mwami wacu yesu niwo ubarinda twebwe korari abasaruzi ntacyo twakwitura uhoraho uhabwa icyubahiro twebwe korari abasaruzi ntacyo twakwitura uhoraho uhabwa icyubahiro Bibiliya uri igitabo cyiza uraryoshe cyane we urimo amabanga ahumuriza umutima uwababaye agatuza pe Bibiliya uri igitabo cyiza uraryoshe cyane we urimo amabanga ahumuriza umutima uwababaye agatuza pe watubwiye kera yego we amajana amaza yego we adamu na eva yego we bari muri edeni kugeza n'uyu munsi watubwiye kera yego we amajana amaza yego we adamu na eva yego we bari muri edeni kugeza n'uyu munsi niwe watubwiye urugo rwiza rw'abakurambere muri edeni nyuma baracumura barirukanka bahinduka abashyitsi muri iyi si niwe watubwiye urugo rwiza rw'abakurambere muri edeni nyuma baracumura barirukanka bahinduka abashyitsi muri iyi si bahinduka inzererezi yego we bari mu ndakarago yego we indushi ku gahinga kayihane bahinduka inzererezi yego we bari mu ndakarago yego we indushi ku gahinga kayihane ibi bihe tugezemo Bibiliya yarabivuze amahoro azaba make marira azaba menshi imitima izadagadwa
ducuranga wera araje umwami Yesu araje kudukura mu kangaratete muri maso byinshi zabona ducuranga wera tuzahora ducuranga tuzahora ducuranga tugiye kubona agakiza ko ku bicu umwami wacu Yesu azabona kuducunga mu mirimo ibibazo imihati yo muri iyi si umunsi umwe rero bigiye guhinduka nitugera mu ijuru hazahita buri muntu wese urahaga korali abasaruzi b'imyifurije kuzaba muri icyo gitaramo maze ducurangane n'umwami wacu buri wese afite inanga ye maze ducurange haleluya tuzahora ducuranga wera tuzahora ducuranga wera na tuzahora ducuranga wera tuzahora ducuranga kuba mwabikoze Imana ibaha umugisha, ari mu bitekerezo muhabwa umugisha, ari mu bikorwa muhabwa umugisha, ariko wo kuzagarukira kuri uyu munsi gusa ahubwo bizaba iby'iteka ryose. Muri iki gicamunsi hari amagambo nifuje ko tukwigira hamwe. Aya magambo dukunda kuyasoma kuko Bibiliya ikunda gusomwa, ariko nifuje ko no muri iki gicamunsi tuyiga. Reka turebe ababyeyi bari aha ngaha, abantu bashatse bakaba bari muri iri teraniro. Mugire murya, zamura cyane, Imana iduha umugisha. Turebe kuva ku bana batoya, ingaragu bose nabo bagire batya. Imana ibagirire neza, izabaha iterambere ryiza. Icyigisho cyacu kivuga ku buzima busanzwe, kuko mwumvise dutangiza iriya ndirimbo. Ni indirimbo ivuga ku byerekeye iwacu mu rugo. Burya hari ikigombero gikuza abana, ngo iyo urugo rukunda gusenga, ngo abana batangira kuvuga bahoha izina ry'Imana. Kandi koko uzabirebe, iwanyu iyo mukunda gusenga, umwana atangira kuvuga ari gushugunda indirimbo, nubwo amagambo atayatobora ngo ayavuge, ariko uhita wumva indirimbo ari kuririmba. Namwe niko biri. Ubwo ibyo byose bigaragaza aho uwo mwana aturuka. Umwana baravuga bati mureke duce bugufi dusenge. Umwana iwabo bakunda gusenga agapfukama, uwo batabishyira mu ngiro agafata inzira akiruka. Ibyo nabyo bigaragaza aho avuye. Ariko se iyo amaze kurenga kiriya kigero ho bigenda biti? Dushobora kuba tubishyira mu bikorwa mu gihe bari abana ari batoya, ariko iyo bamaze kwigira ahantu runaka haba igihe turekuye. Ndareba abana b'abakobwa bari aha ngaha, guhera ku mwana muto kugeza kuri bariya bakuru, ariko twongere turebe ku bana b'abahungu nabo kuva ku bana batoya kugeza kuri bariya bakuru. Reka tubanze turebe inshingano ya burugo. Iyo bavuga ngo urugo, harimo ababyeyi, hakabamo n'abamugisha wacu, babandi Imana yaduhaye nk'umugisha. Turebe hariya mu Baefeso, Abaefeso igice cyaho cya 6. Abaefeso igice cya 6 turi busome duhereye ku murongo wa 1, uwa 2 n'uwa 3. Nyuma yaho turongera ducumbukure. Niba twahageze reka dusome. Bana, muje mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko,
iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Umurongo wa 3, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Si amena? Si amena? Burya ku muntu wiga neza, iyo mwarimu amubwiye ati ku rupapuro runaka cyangwa kuri shapitire runaka muzahige cyane, hazava ikibazo. Kuba wagitsindwa bwaba ari uburangazi. Noneho reka turebe, urebye umurongo wa 3 uri kugenda ugatanga imbaraga ku murongo wa mbere n'uwa 2. Umurongo wa 3 uravuga ngo kugira ngo ubone amahoro ni kimwe, nanone uramire mu isi ni 2, ariko ibyo byose uzabibona mu gihe wubaha so nande na nyoko. Umurongo wa mbere watangiye uvuga ngo muje mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Iyo mirongo uko ari 3 nimureba neza ireba abana. Bana mwubaha ababyeyi banyu. Icya 2 mubumvire. Icya 3 noneho hajemo ingororano. Nimuramuka mwumviye ababyeyi, nimuramuka mububashye, muzagira amahoro. Icya 2 muzaramira hehe? Kuramira mu isi siko tuzagira imyaka ya yindi Henoki yagize. Wamara umwaka, wamara 10, wamara 70 ingahe, ariko uzaba ufite amahoro, kandi iyo ufite amahoro biba ari byiza. Iminsi Imana yakugeneye ukayimara ufite amahoro kubera wubahirije ririya tegeko, uzaba ugize neza. Bana mwumvire ababyeyi banyu. Ariko reka tugaruke ku bana bamaze guca akenge. Ese iri tegeko riracyatureba? Icya mbere, mu iterambere tugezemo. Icya 2, mu ikoranabuhanga rikataje. Icya 3, mu mashuri twiga iri tegeko ryo kubaha ababyeyi no kubumvira riracyafite ireme muri twebwe. Uyu munsi umubyeyi aje guha umwana we impanuro, ari kurangiza amashuri mato, ari kurangiza yandi yisumbuye, ari muri kaminuza. Igisubizo umwana ari guha umubyeyi, ari kumubwira ngo wowe ntabwo uzaho igihe kigeze. Ubwo abamubwiye ngo iki? Ubwenge bwawe ntabwo bujyanye n'igihe. Uri kujya kumubwira uti mwana, burya ijoro ntabwo rirera umwana. Mwana, iyi mvugo ntabwo ibereye umwana. Mwana, iki gikorwa ntabwo cyakagombye kuba ari icyawe. Uramubwira uti mama, wowe ushobora kuba warasigaye mu gihe turimo, ibi nibyo bigezweho. Ndatanga urugero, uyu munsi hagize umubyeyi ungana nanjye akaje kugurira umwana w'umukobwa ungana n'uriya ikanzu, sinzi niba yayambara. Yayambara? Wayambara? Havuga ngo ariko mama, koko nzambare imye. Noneho ejo bundi nagiye i Kigali, tariki 8, muzi ko hari umunsi w'abagore. Noneho tugeze muri arena, tubona umukobwa ari muri protocole, ariko turibaza yibagiwe byagenze gute. Ubu rero abagezweho ngo basige bambara utwambaro tubafasheho neza neza. Kubw'ibyo rero, kubera adashaka ikindi kibangamira, umwenda umufasheho neza neza, ubu ngo ntago bacyambara ya myenda y'imbere, kugira ngo hatazamo imihiro, hatazamo ibintu bigaragara ukundi. Ashaka ko umanuka nk'uko. Icyo gihe umubyeyi waramutse amubwiye ati mwana, yakubwira ati mama ntabwo uzi ibigezweho. Itegeko Imana iza kurishiraho, noneho wumve n'ibyiza rigize. Ntabwo yamukubwiye ngo wumvire so na nyoko ngo arekeraho, ahubwo yakubwiye amahirwe arimo. Muri iki gihe burya ikintu twabuze ni amahoro.
uramutse ugize umugisha ariya mahoro ukayafatisha, ibindi byose byaba ari amahire. Niyo mpamvu iri tegeko tugomba kuriteraho umusumari. Bana bari hano, dore twagize umugisha, abayobozi babatekerejeho baravuga bati ni ngombwa ko tugomba gusabana kugira ngo ibintu bigende neza. Iyaba tutasabanye uyu munsi, kubahiga twari kubahigisha amaguru, ariko Imana yabazanye kandi burya hari icyo yari bashaka. Bana, mwumvire ababyeyi, wubahe so na nyoko kugira ngo ubone amahoro, kugira ngo iminsi yaho yo kubaho hano ku isi uyiramiremo uri mutaraga. Bivuga ko iyo ubonye n'amahoro umenya n'uburyo wakwimika Kristo mu mutima wawe, umenya n'uko wasabana n'abandi kubera ufite amahoro, ubona ukuntu nawe utanga amahoro kuko utanga icyo ufite. Uyu munsi nimureba ubu tukanuye amaso twese, umwana ntakinyurwa n'ubuzima bw'iwabo, umugore ntakinyurwa n'ubushobozi bw'umugabo we, umugabo ntakinyurwa n'umugore we. Ari kuvuga se Mana, uyu namusohokana mu mujyi bikaba bikibaye byo. Igihe turimo kiradusatiriye kandi kiradukanuriye, noneho cyagera ku bana ho birarenze. Iyi si ikeneye abana, uru rubyiruko rurakenewe cyane ko babafitiye umurimo. Nimujya mu ikoranabuhanga murasanga aba bana aribo bakenewe, kuko nibo bafite gufata vuba, nibo bafite no kubikora vuba. Ariko ikindi cya kabiri, babakoresha vuba. Muri iyi si yacu turimo, nimujya mu ikoranabuhanga ndetse na telefone yawe bwite, uri kujya gufungura telefone, ibyo uri kujya gushaka si byo biri kubanza kuza, hari kuza ibihimbagembe. Ugasanga imbwa ni umuntu, ugasanga ibitafite amaso n'amaguru, ariko kubera haba hari ibindi ugiye gushakamo, ubu bikuyeho ugakomeza ibyawe. Ariko ku mwana muto iyo abibonye niho abona umwanya wo gukoraho kugira ngo arebe uko biri kugenda. Kandi burya ikinjiye mu bwonko nicyo kibyangiriza. Nta kintu gishobora kukwangiriza kitinjiye hehe, kuko icyo ugaburira ubwonko nicyo kibubyibusha. Uyu munsi urebye amapica abana bacu bari kureba, nta gahinda gusa. Noneho baje gukurikira n'imvugo yitwa ngo ni y'abasitari. Niho hariya uri kumva abantu bazi kuvuga kuri telefone, ukurikiye abana bato iyo bari kuvuga kuri telefone, ushavuga utaba abantu rwose babirimo neza. Ubu abana bose bamaze kumenya gusinziriza kuri telefone. Ushobora kuvana ukagera i Kigali umwana akiri kuri telefone, ukaja kumva ari kuvuga, bafite n'ukuntu bamaze kumanura ijwi ku buryo wowe uri uruhande udashobora kumva, ahubwo ukibaza bo bafite amatwi ameze ati. Ukaja kumva ubu noneho amazina yabaye uruhuri. Kera baravuga ngo sheri, umubyeyi akahita amenya ati ari kumwe n'undi muntu. None ubu amazina yamaze guhinduka, ubu harimo ba baby, harimo bebe, ubu harimo iki. Ugasanga ibyo byose ni ibintu biri gukurura abana bacu, kugira ngo umwana wawe ubashe kumuzana mugire injyana imwe. Afite telefone, ndakurahiye jya ku mavi. Mureke dusengera abana bacu, mureke tubatekerezeho. Imana yandika iri tegeko niko yarazi ko hari igihe bizagorana. Kera twari dufite ubwenge, baragutumaga kugira ngo wihute, bakakubwira tumva rero ngiye gucira ku kibabi, nutindayo urahura n'inzoka zihekanye. Uyu munsi uramutse ubibwiye n'umwana w'imyaka 3, sinzi ikintu yakubwira, kuko ubwenge bwabo bufite abarimu benshi. Bivuga ko wowe mwarimu wa mbere ba maso, ba maso. Iyo umwana atangiye kubwira ngo ntabwo uzi aho igihe kigeze, iyo umwana utangiye kumubwira ati ariko ibintu urimo ndi kubona bidasobanutse, haba n'igihe atagusubirishije amagambo,
akakureba gutya gusa, noneho basigaye bafite noneho n'ikintu cyo kukubwira ngo ngiye kumusuzugura, ngo nawe aramenya icyo ari cyo. Arahindukira akakureba gutya gusa, akamanura akazamura, akamanura akazamura, amabere akikora ukagira ngo ntabwo wamwongeje, kubera amaze kubona ko ubwenge bwe bumaze kuruta ubwande ubw'umubyeyi. Ubu ntabwo bakivuga. Uzarebe n'abantu bakuru, ushobora kumuhamagara mukobwa wanjye, mwana wanjye ngwino ngutume, arakureba gusa, nawe ubwawe ukavuga uti sorry. Iyi si iri kuturerera abana nidutaba amaso. Bavandimwe, isi iri kutwoga runono, ariko twebwe turasinziriye. Iyo ubona umwana wawe yarimbye yaberewe, uje uvuga uti rwose umwana wanjye. Uko kuberwa kwe hari abandi bagukeneye. Manza umuhe umusingi, aberwe ariko hari icyo wamwubatsemo. Si uko abana bacu batazaberwa, ariko mwubake amenye uwo ari we. Ndababwira igitekerezo kimwe. Hari umubyeyi wari ugiye kohereza umwana mu mahanga agiye kwiga, kuko natwe tubohereza mu mashuri batari buje bataha iwacu, ariko we yagomba kumujyana ku kibuga cy'indege. Nawe wibuke cya gihe uri kumufungira igikapu agiye kwiga mu kigo. Noneho yari afite akazi kenshi, ariko afite umwanya wo kuvuga ati umwana wanjye mbere yo kugenda hari icyo ndi bumubwire, hari ijambo ndi bumubwire rizamuherekeza, hari icyo. Ariko noneho birangira akazi kamufasha, aza yihuta, bagomba kumujyana ku kibuga cy'indege. Aho bageze bigera hahandi bagiye kwinjira kugira ngo bamusake, kuko hari amasaha agomba kumaramo mwamaze gutandukana. Ikintu gusa yaramubwiye ati mwana wanjye urabeho, ariko uzibuka icyo uri cyo. Ariko kugira ngo avuge ngo uzibuke icyo uri cyo, ni kubera yari yarakimubwiye. Uzibuka icyo iriye kuzataha ubwami bw'ijuru. Icyo nituramuka tucyubatse mu bana bacu, bazaja mu ikoranabuhanga, ntabwo bazibagirwa icyo bari cyo. Bazaja mu byiciro runaka by'abandi bana, ariko bazamenya icyo bari cyo. Nanone bazagaruka, iri somo rizaba ryarabubatse, ribabwira ngo wubahe so na nyoko. Ni kumwubaha ni ukugira uti, ni ukumutega amatwi. Ariko nagutega amatwi nawe hari icyo uri kumuha. Ababyeyi benshi haba igihe twirukanye abana mu kudutega amatwi, umwana aja kuvuga ukamusunika. Ariko niba batubwiye bati wubahe so na nyoko kugira ngo ubone amahoro kandi uramire hehe muri iyi si. Bana bato, rubyiruko rwacu, icyo tubifuriza ni amahoro. Atari uko mutazahura n'ibigeragezo, ariko ibigeragezo muzahura nabyo, kuko muzaba mufite ikigombero hariya, muzaba mwaramenye Kristo azabambika imbaraga zo gutsinda inshuti mbi, zo gutsinda ubuzima buri hanze aha, zo kumenya ko mu baragwa b'ijuru muzaharanira ibyiringiro byanyu. Ariko baravuga ngo mwubahe nde? Burya intangiro ni uriya niwo musingi. Kandi nugira amahoro, muri ya mahoro uzumva ijwi rikongorera rikubwira ngo iyi niyo nzira bariyo ugira ute, bariyo unyuramo. Uyu munsi ese hari igihe wigeze kubona ko urusha mama wawe ubwenge? Musore uri hano, hari igihe wigeze kubona ko urusha papa ubwenge? Nibyo. Nimuje hariya mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, batubwira ko abana b'abahungu bagomba kurerwa cyane cyane na base. Umubyeyi w'umugore koko arera abana bose kimwe, ariko hari imyaka abana bageramo umwana w'umuhungu akitabwaho na se kuruta uko nyina amwitaho. Icyambere, uriya mwana w'umuhungu burya aba ashaka kwigereranya nande? Na se. Reka dusome noneho umurongo wa 4, hariho turi buvuge amagambo meza. Umurongo wa 4 uravuga uti, namwe base ntimugasharirire abana banyu. Muri aho babyeyi? Namwe base ntimugasharirire iki? Abana banyu. Gusharira namwe mu byumve,
ikintu gishaririye urashinyiriza. bivuga ko hari ababyeyi basharirira abana babo. twebwe duhagarara ku isomo rivuga ngo bana mwubahe ababyeyi, ariko hano baragarutse baravuga bati ni mu rugo n'ababyeyi bagomba kuzuza inshingano ya namwe base. ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere, mubahane, mubigishe iby'umwami wacu. mubarere, mubahane, ariko mubigishe iby'umwami. guhana umwana ntabwo ari kujya guca igiti ngo uramukubita. kumuhana ni ukumuhanurira. twebwe tuzi ko guhana ari gufata inkoni ugapfukamisha umuntu ariko iyo uri guhanurira uriya mwana uba uri kumuhana. muhana, umubwire amakuru, mubwire ingaruka, mubwire ibyiza, mubarere. uburere bw'umwana bugomba kuza mubyeyi uri hano mugabo. abagabo benshi bamaze kurekura abana babo babarekera ba nyina, ariko barakubwira ngo hari ikigero uriya mwana aba akeneye uburere bwa se. icya mbere, uriya mwana w'umuhungu ajya avuga ati nzaba intwari nka papa, nzakora nka papa, nzagira itegeko nk'irya papa. iyo rero usharirira umwana nawe aje avuga ati ngewe utwana nzabyara nanjye nzatwereka, kubera ko na se niko abigenza. ariko iyo se w'umwana ari kumurera aramubwira ati uri intwari. ntabwo nari nzi ko washobora kuvugira ijambo imbere y'abantu bangana gutya. ubu muteye ubutwari, uramuzamura mu bwenge, nawe akumva koko hari ikindi yahindura mu byo yavuze. agenda ari kuza amagambo yavuze, maze akavuga ati ubutaha rero nzayashyira ku murongo, kubera ko wamaze kumutera ubutwari. nanone urongera ukamubwira uti ariko wari uzi ko njya kubonamo ubuhanga, nabonye bilete yawe, mbona ukuntu ushobora iri somo, nabonye uzagurutsa n'indege. umva, si ukuyiharanira. nubwo twaba turi hano mu Kinigi, burya zigwa hariya hepfo iwacu, aharanira kuyigurutsa kuko wamuremyemo iki? ubutwari. ariko reka mbabwire, twebwe banyarwanda, aho kugira ngo tuzamure ubutwari bw'abana bacu turabumanura. ndabaha urugero ku mwana muto. umwana nk'uyu iyo nyina ari kumurera akaba yazanye umuneke, akaba yamuzaniye ikinyomoro, ahita ahagarara mu muryango akamubwira ngo urya vuba ubone kujya gukina n'abandi bana. buriya uyu mwana hari icyo umuvomyemo, umukamijemo ubuntu, ubu mukuyemo. umwana kubera ikigero nk'iki aba ashaka inshuti ye, ararya umuneke arebe nyina ntari guhumbya, yibaza uko ari bubigenze, ntari bubikore, yarangiza umuneke akawurya, wa wundi wa nyuma akawujundika mu kanwa. maze nyina yabona amaze kuwurangiza ati ngaho genda uje gukina, yagera akawukura mu kanwa ngo akira nakuzaniye. iyo abikoze kabiri gatatu ubuntu burarangira. muvandimwe, ntutekereze ko buriya buntu uri kubumuca ku bagenzi be, nawe nugera mu bukure ntukazamutegerezeho icyo azaguha, wabimukamuyemo. bana b'abahungu aje kugera kuri kiriya kigero hariya, yaza wenda afite n'icyondo, yakwinjira mu nzu, izina ry'agatungo gasuzuguritse niryo twita bariya bana. ngo waki, hongera unyibutse ko wakunduje umubwira ngo waki, ngo wavuga cyane, ahubwo se uyigira nini gatoya ngo ngugi. reba ukuntu ibintu wo kubyangiriza wagatungo we, wangegerawe, wakiwe. noneho umwana agahora yikanga iwabo, yabona umubyeyi agahora yikebuka, ese hari ikosa nakoze, bagiye kongera kunyita kagatungo, bagiye kugira. umwana ukagenda ukamusingigiza mu bwonko, ukibaza ni ibiki. uyu munsi mureke twige Bibiliya ibi yacu, tuyishyire mu ngiro. tera umwana wawe ubutwari. umwana muto muzi ko iyo bangana nabo barihambadiye, ukabona ari kujya gutoroka akajerekani k'amaritiro 5, nta na gasho bari kukagwana, ahubwo mushakira gatoya
umubwire uti mwana wanjye uri mwiza, ndanagukunda, dore uri kunzanira amazi, nakuzaniye akajerekani uzajya uzanamo amazi, dore kariya waguye amavi yawe arababara, nakuzaniye kuzashobora. ahamubwira none mama naka nzakikora, ati nzakubwira igihe uzagashoborera. Umwana azamuka yumva ko uyu munsi turamutse duhaye aba bana impapuro tukababwira ngo mbese iyo ugize ikibazo mbere na mbere ukibwira nde, arakubwira ati nkibwira inshuti yanjye, kuko inshuti yanjye ntabwo ari mama, ntabwo ari papa, ahubwo nuriya bahurira hariya, kuko niwe bashobora guhuza umusabano. Uyu munsi mureke tuganire ku rugo rwacu, ngo urugo runezerewe ngo rugira rute, rugira amahoro, bahora basenga, aho abana biga kuvuga bahoha izina rya babyeyi. Muri hano ese aba bana iyo tubasharirira, ubu n'umusore ungana n'uyu ashobora kudakinisha kuza kubwira se amarangamutima ye, araje kuvuga akantu gatoya ngo ngo uratangiye ngo ubu rero, umwana agahita agira ate, umwana w'umukobwa aza yihuta akamubwira ati mama wamfasha ukampa 1000 ko ndi kubona ibintu byanshikanye, ngo gendaho. Ubwo si uri kubona amafaranga byamucikanye nyine, none ushaka ko aje he? Ubwo naje kwiyegeka kuri uriya ati waba unkujije 1000, arakimuha, ariko iryo guza ry'1000 ntazamwishura 1000, aziyishura ubwe. Kubera iki? Ntimugasharirira abana ba Imana ifite impamvu yandika ibintu nk'ibi mu byanditswe, ifite impamvu, nuko isanga hariho no kononekara kw'abana bacu biturutse hehe? Ku babyeyi. Ababyeyi b'abagabo bari hano, nyaboneka nimwongere mumanuke mwite ku bugingo bw'abana banyu. Baravuga ngo tubarerere umwami wacu, ntabwo turi kubarerera ibindi bisanzwe. Nitubarerera umwami wacu bazaba abaturage b'igihugu bazima, bazaba abakristo bazima, ariko ibyo byose bizaba byaturutse hehe? Mu muryango. Uyu munsi tangira, ntabwo ryari ryarenga, tangira ureme ubushuti n'umwana wawe. Mama uri hano, hari igihe wari waje ku isoko nibura 1000 usigaje, ubwenge bwawe bukaza ukavuga uti disi ngiye kujanira Joseline agakariso. Hari igihe wari wabitekereza? Yaba ayifite yaba ntayo, ntabwo uzi aho ayikura. Nibura ibitekerezo byawe bikajayo, katurebe umubyeyi uri hano w'umugabo, hari igihe wari watekereza ukavuga uti iki 1000 rwose ndagiha umuhungu wanjye azagura isengeri. So bafite none uyu mwana iyo turi kubasharira, ntabwo ari amagambo gusa, no mu bikorwa byacu turabasharirira. Iyo tutazi kubaresha ngo batugarukeho, tubasha kubiganiraho, mbese nawe akubonemo ko uri mu rukundo, araguhunga. Kandi iyo aguhunze ahungira habi. Mureke bavandimwe twongere twite kuri aya magambo. Aba bana tubarere, ariko abana nabo nibashake amahoro yo muri ubuzima, bubahe ise nanye. Ariko naje kureba hari ikibazo tugira. Abana b'abakobwa dukunda kubasigasira. Nabwiye umuyobozi hano nti ariko uri kubona abana bose bari gukimbagira hano, ujanishije mwabona agapursa nyinshi ari yihe? Ari abakobwa. Naje gusanga pursa nyinshi twabonye banyura hano benshi nabaki, atari uko ari abakobwa bavuka benshi cyane, nubwo ari bo benshi, ariko burya dusigasira umutekano w'abakobwa kuruta uw'abaki, uw'abahungu. Uyu munsi mfite umuhungu n'umukobwa banakurikirana, ndetse reka mvuge ko umukobwa ari we mukuru, akageza saa 12 mu ruriya mujyi, telefone mba nayishize ku gutwi. Mwana wanjye urihe? Aya masaha urihe? Uri gukora iki aya masaha? Mama ndaje mbabarira, ndafata akamoto ndaje niruka. Iyo ageze aho ngaho wumva umutima usubiye mu gitereko, ariko nta na rimwe nanafata telefone mpamagara musaza we. Urihe? Ko bwije
uri kugira ute? Taha, amasaha arageze. Mushiki we muciye saa 12, musaza we araza saa 3, ndahigama yinjire ndetse murangire ngo n'ibiryo biri hariya. Umutekano urabonetse. Bivuga ko tusa naho tugota umutekano w'abakobwa, ariko uw'abana tuwusunikira ikirere, kandi icyo kirere muzi kiwurimo. None kubera iki uhamagara umwana w'umukobwa ndetse no mu mpanuro nyinshi, yemwe no mu bukwe abantu bakunda kuvugira imisango hariya, ni umwana warezwe na banyina wabo, arerwa na banyirasenge, ariko sinaye numva bavuga ngo umuhungu ngo yarezwe na base wabo. Ntago nzi ni buriya muhungu arerwa nande, ndabyemera ko turi gusigasira umutekano w'abakobwa, tukabaha impanuro, tukababwira ubuzima, tukabigisha imirimo y'ibanze, tukababwira ukuntu umukobwa agomba kwitwara. Umuhungu tukamushugunyira ise akabari imurera, ejo n'ejo bundi wa undi warezwe n'ise akabari uza kujyana umukobwa wanjye, mutekereza ko ruya rugo ruri kubakwa ruti? Turera abana b'abahungu, abana b'abahungu twamaze kubajugunyira isi. Umutekano w'umukobwa niwe twitayeho, ariko wibagiwe ko wa undi warezwe n'isi ari uzubaka na wa mukobwa basigasiye iki? Umutekano. Mubyeyi uri hano, tangira wite ku burere bw'umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu nakeneye kurerwa, umwana w'umuhungu akeneye guhabwa inama. Noneho n'umwana w'umukobwa ahabwa inama, nibura nitugira n'amahirwe bakubaka urugo, hazubakwe urugo rw'abantu bahawe iki? Inama. Umwana w'umuhungu yataha saa 6, yakwirwa mu buriri ntakore. Buriya turamutse tuvuye hano mu materaniro, ikintu cya mbere ubanza gukomangira, mwabana mwe muze tuje ku rusengero. Umwana w'umuhungu we manza nta rusengero agira. Nibaramuka banasibye ukava mu materaniro saa 1, ugasanga bombi baryamye, icyumba uri bugereho bwa mbere uraja kubyutsa nde? Buriya saa 1 umukobwa nkawe aracyaryamye, uzava mu iki? Ngaho reba, iyi mirimo izakorwa nande? Umwana w'umuhungu arigorora, umukobwa arava mu bitutsi ari byose, maze umwana w'umukobwa abyuke, yoza ibyombo, acane, namara guteka igikoma ngo aje kubwira musaza wawe abyuke aze kunywa iki? Kandi akaza rwose akabyuka akaza akanywa igikoma. Uriya mwana afite ikihe kibazo cy'ubuzima? Twamaze kurekura abana b'abahungu, twamaze gutekereza ko abana b'abahungu birera, kandi uko tubarekura niko bari kurerwa n'isi. Impungenge ufitiye umwana w'umukobwa, ese umwana w'umukobwa ari kwangirizwa nande? Ari kwangirizwa nande? Niyo mpamvu uzasanga no mu mikurire umusaza w'imyaka 60, 55 ari kwigotana umwana w'umukobwa w'imyaka 18, 20, kuko uwo mugabo yarezwe n'isi, ntago azi umupaka we. Mureke Banyabitare twongere tugarura ibitekerezo. Niba utari guha umwana w'umuhungu uburere, ntumwigisha imirimo, ntumwigisha indangagaciro, ari kuzigishwa nande? Uko dusigasira umutekano w'abana b'abakobwa, mureke dusigasire n'umutekano w'abana b'abahungu. Abo bana nabo bakeneye ijuru. Oye, nubwo turi guteza ngo baturusha ubwenge, ariko nta mwana ushobora kurusha umubyeyi w'iki? Yakurusha inyuguti, yakurusha ikoranabuhanga, yakurusha amashuri, ariko ubwenge karemano ntago umwana yabukurusha. Ubwo nibwo kandi akeneye. Ubundi bwo uzabutangira amafaranga bamwigisha iriya mibare, ariko ubwenge karemano uzabumwigishe. Maze Paulo we amaze kubona ko ibintu byakomeye, kandi ko ibintu ntaho bifite igaruriro, abitubwira hano mu Bafilipi. Mu Bafilipi igice cyaho cya 4. Twahageze, turasoma ku murongo waho wa 6. Aratubwira hatya hati: ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, kandi mugira mute. Dutangira umwanya wo gusengera bari abana.
maze asoza ku murongo wa 13 avuga ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishobora byose ikangura intekerezo zacu, yongere igaruke ku bana bacu, ibaho uburere. Aho twagize intege nkeya, umwuka w'Imana aharinganiza. N'abana bacu ibitekerezo bari bafite birenze ibyo batekerezaga ku Mana, ahubwo bigaruke tubarerera umwami. Imana ishobora byose itwigisha, yongere tunagure bundi busha. Ababyeyi dusubire ku mwanya wacu, abana twongere tugaruke ku Mana, twubaha itegeko ry'Imana kugira ngo tuzagire amahoro muri iyi si. Nibyo dusabirana muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Itekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo? Yego, kaboko hejuru. Harahari? Hari umubyeyi umwe, dukeneye umukobwa. Umukobwa arahari? Nta gitekerezo, nta nyunganizi, nta n'ikibazo. Turebe umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu ntawe. Turebe umugabo. Yego, arahari. Reka dutangire kuri uriya mubyeyi, ihutana indangururamajwi hariya. Mwiriwe, isashimwe. Ni amagambo abiri nshaka gusubiraho. Yavuze kuri ruriya ruhande kwita ku mwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu ntibamwiteho. Icyo uko nagitekereje nakizanye mu mico ya kera, ariko si uko iri mu kuri. Imico ya kera, umwana w'umukobwa impamvu bamwitagaho muri ubwo buryo wavuze, kumenya igihe yatahiye, kumenya ko atari aho, babonaga kwandagara k'umwana w'umukobwa ariko kubi, ariko ntibamenye ko no kwandagara k'umwana w'umuhungu kwaba ari kubi. Uwo mwana w'umukobwa rero bamwitagaho batyo, ndetse bitageze kuri urwego rwa buno, ariko ngo ingeso mbi ku mwana w'umukobwa zo kuba mu gasozi niho yaba agaragaye ko atari umwari, izina umwari. Kumwitaho cyane kwari ukumuha iryo zina ry'umwari, ariko birengagizaga ko n'uwo mwana w'umuhungu nawe yangiritse bitaba ari byiza. Nicyo nshatse kubivugaho, ariko navuze ko atari uko byari byiza, ariko impamvu yari yo iturutse kuri uwo mwana w'umukobwa. Mubitekereje nangwa bumvaga imico ya kera babibona. Ariko ku ruhande rw'umubyeyi n'abana, abana bose ni kimwe. Ntawanezezwa no ku mwana w'umuhungu abaye ikigoryi cyangwa yandagaye ngo nuko yagize umwana w'umukobwa utarandagaye. Aho sinanabyita n'ubujiji, ahubwo uwo mubyeyi nawe ntabashyitsi. Abana bose n'abana, umubyeyi akwiye kubakunda kimwe, ubushobozi afite akabubaha kimwe, na leta njya mbona ari ibyo yakunze gukora kandi byose bifite umumaro. Murakoze. Urakoze mubyeyi. Ubwo reka tubaze na nguwo uruhande rwawe. Murakoze cyane. Buriya hari amahirwe abasore bari bafite. Iyo isomo ngiri ritanzwe bari bafite amahirwe yo kuvuga. Hari igihe umubyeyi aba ari kubyira, yaba afite umukobwa ngo ati ngubyeyi mukobwa ati nta bagore babiri mu nzu. Ati rukumva? Mbese ubwo uwo mubyeyi ntaba ari guturutumbya uwo mwana. Yego? Atarashoka. Noneho rero hahandi yatubwiye azafata umusaza, nahura n'umusaza rero azavuga ati na mama asanzwe ambwira ko nta bagore babiri mu nzu, reka mpfe kugenda kuri uyu musaza mbese akabaza ati afite n'imirima, afite n'inzu, wenda nzamugweho, agapfa kumujana. Ariko mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo rwavuze yuko abasaza batemereye kujana abantu bato, n'abato batemereye gusanga abantu b'abasaza. Urugo rwa Gikristo niko ruri kutubwira. Murukumva?
ubwo rero aho ngaho abantu bakagombye kubimenya, noneho ababyeyi bakamenya inshingano zabo nk'uko mama bitubwiye, ariko n'abakobwa cyangwa abasore n'inkumi nabo bakamenya inshingano zabo. Mbese kubyira umusore w'ubu n'inkumi y'ubu watashe saa yine uri gukora iki biroroshe, naho si ababyeyi nabo n'ugutaha saa yine ntahari gukora ati kanza ahubwo mpamagare polisi ubwo urukundo hoteza barakujana ati aro polisi ati ni ihohoterwa rikorerwa abagore. Ubu rero n'abagabo benshi ntibakivuga kubera bari gutinya kuja kuri ribu, ariko iki kigije turi kukiga nk'abana b'Imana kugira ngo abana b'Imana noneho basubire ku isoko. Yego ari umugabo nta gihe afite cyo gutakare ngo izo nshingano azubahirize atambe n'igitambo cyane mugoroba, ari umugore nawe ntacu, ahubwo babandi rero nibo barasigarana, ahubwo amubyati uzaze unsure mama nta nuriyo na papa. Yego muri kumva aho inshingano zacu zapfiriye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ari ababyeyi bagomba gusubira ku rufatiro, abana bagasubira ku rufatiro. Kubyira umwana kari kwambara nabi ukabimubwira uri nyina biroroshe buno. Ejo bundi umudelegiteri umwe yahamagaye umukobwa abonye ari kwambara za mini zizamuye cyane. Ubundi mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyije volume ya 2 ngo nibura abakobwa nibambare ngo bambare nibura imyenda igeze aho boti garukira, aho boti garukira nibura. Niko ubutumwa bwatoranyije volume ya 2 buri kuvuga. None nuko abonye yambaye umusarama ati uzagende usanzanire nyoko, amuha inama. Nyoko hari icyo nzamubaza uzanda, none nyina aje we asanga yambaye mini yo izamuye. Nuko abaramujya ati niweho nyina wari yanse ngo igendere ibyo nari ndabimujyanza bimubwira nawe itahiri. Yarabonye rya somo riboneka muri Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 44 haretse ngo dore nzagucira uyu mugani ati nyina n'umukobwa ni ubutarutana uri uwa nyoko. Abona rero nyina n'umukobwa ari ubutarutana ati taha nzabimubwira. Wivuga ngo kubera batampaye izo mpanuro ntacyo nakora, wagize umugisha wo kuza mu muryango mugari ari wo torero. Itorero riyoborwa n'ibyanditswe, ahubwo bigira ibyawe. Nanone ndabaza ababyeyi, hari amaresitora akomeye, amahoteli akomeye, mwari mwasanga hari abana b'abakobwa bari guteka mu gikoni? Habamo abagabo, kandi uriya mwuga urabatunze. Kubera iki tutigisha abana bacu ya mirimo twigisha abakobwa? Ubu namvise muri kuvuga muti mutangire mwiyandikishe tujye gutangira ishuri, ariko tuzatungurwa uri gusanga nta n'abana b'abahungu twazanye hehe. None ko bari kuja muri kaminuza, kutazamuha umukozi ugiyeyo ntujyane nawe muri kaminuza, ko ziko bishira hamwe ntabwo azabangamira abandi bazabana. Ni ikibazo kugira ngo umwana waje kuba ikibazo kuri bagenzi be. Wowe mubyeyi tangira ukora inshingano zawe, tangira umwigishe, ejo atazajya kubera abandi umutwaro, ndetse ntabwo bazemera ko aba umutwaro, bazamuhunga, azaba wenyine. Kandi azaba nka wa mwana wabwiye nyina ati mfite ijambo rya nyuma akamura umugutwi. Ni ngaho natwe abana bacu muri iki gihe bakagombye no kuturya amatwi. Ariko Imana itubabarire, kandi impamvu uyu munsi yawongereye ku buzima bwacu ni kugira ngo twongere dukanguke, twigisha abana bacu, tubatoze umuco mwiza. Noneho amahirwe twagize, turaba Kristo, turi mu rugendo ruja mu ijuru, mureke tubagira baragwa b'ijuru. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.